Nubwo isi yuzuyemo ahantu heza cyane, ariko hari ahandi hateye ubwoba kandi habi cyane ku buryo abashakashatsi, abanyembaraga n'abandi bose bamenyereye ibyo gutembera bahatinya cyane. Muri iyo nkuru mu buryo bwihuse, reka turebere hamwe ahantu 15 hambere hatinyitse ku isi. Ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JT Entertainment. Niba utarabikoze kandi subscribe n'ibindi biganiro by'ubutaha bizaye bikugeraho. Ikaze. Ku mwanya wa mbere hari ikirwa cy'inzoka. Tekereza gukandagiza ikirenge cyawe ku kirwa cyuzuyemo amagana y'inzoka z'ubumara bukaze. Ilha da Queimada Grande kizwi nk'ikirwa cy'inzoka, gituweho n'inzoka zitwa Golden Lancehead Viper. Ikikuruma mu masaha make gusa ubumaze gupfa. Leta ya Brazil yabujije abantu kuhagera keretse abashakashatsi bake nibo bemereye kuhagera cyangwa se kuhakorera. Iki kirwa gifite hegitari 43, kiri ubwoko bw'inzoka z'inkazi cyangwa se buno bwoko bwa Lancer hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4. Hari uduce twacyo usanga kuri buri metero kare imwe hariho inzoka. Ku mwanya wa kabiri hari icyo twakwita nk'ikibaya cyitwa Danakil, kiri muri Ethiopia. Danakil Depression, niba koko kuzimu habaho kandi hakaba hahora haka umuriro, aha twahita kuzimu ku isi. Iki kibaya cya Danakil Depression ni hamwe mu hantu hashyushye cyane kurusha ahandi ku isi, hari ubushyuhe burenga °C 50. Ahantu huzuyemo imyuka ihumanya, ibiyaga by'umunyu ushyushye n'ibidendezi by'amazi ashyushye. Ikirere cyaho nacyo kirahumanye cyane, aho ushobora guhumeka ibikwica. Oxygene ni nke cyane, hakaba ari indi myuka ya carbon dioxide, sulfur dioxide na hydrogen sulfide, akaba ari imyuka ikomeye ishobora gutuma uhita upfa mu gihe gito. Urugero nko mu gace kitwa Darol, guhumeka biba bigoranye cyane iyo udafite ibikurinda mu mazuru. Uko ukomeza kuhaguma uhumeka niko wangiza ibihaha byawe n'amaraso mu mubiri wawe agatokorwa ku buryo birangira upfuye. Ku mwanya wa gatatu hari ikiyaga cya Natron muri Tanzania. Iki kiyaga kibara ritukura uko gisa ni nako cyica. Umunyu wacyo mwinshi cyane n'ubushyuhe bwo hejuru bituma iyi nyamaswa nk'inyoni zihanutse zikagipfiramo cyangwa se akagira izipfira hafi aho kugira ngo imibiri yazo ibore, ahubwo iruma igahinduka nk'ibisitati cyangwa se ibishushanyo bimanitse ahantu kubera umunyu mwinshi. Nubwo hateye ubwoba, izi nyoni zitwa flamingos nizo zibasha kuhatura kuko zibasha kuharokokera ibindi byonnyi bikunda kuzirya. Ibyo byonnyi byo biba byamaze gutinya kugera kuri iki kiyaga cya Natron. Ku mwanya wa kane hari umuhanda w'urupfu wo muri Bolivia. Uyu muhanda unazwi ku izina ry'umuhanda wa mbere uteye ubwoba ku isi, the world's most dangerous road. Witwa kandi Yungas Road. Ureshya n'ibirometero 60 ukanyura hagati mu misozi. Uyu muhanda ni ingenzi cyane kubera yuko ari uhuza agace ka Yungas n'umurwa mukuru La Paz wa Bolivia. Birumvikana ko ukoreshwa cyane. Nta gardefu cyangwa se tuno dukoresho tuzwi nka guardrails ufite. Bisobanuye ko uramutse uguye wakwibarangura muri metero 600 z'uburebure ziri munsi yawo. Si kaburimbo, ni umuhanda w'amabuye gravier. Ikindi giteye ubwoba nuko ufite amakorosi menshi cyane. Ikindi kandi ukagira metero z'ubugari 3 na santimetero 200 zonyine, ku buryo kunyuranaho kw'imodoka bisaba kwitonda. Bitewe n'imisozi n'ishyamba, uyu muhanda mu kirere cyawo hahora harimo igihu. Ibi bishatse kuvuga ko abatwara imodoka baba bagomba kwigengesera kuko rimwe na rimwe usanga batari kubona imbere yabo. Ni umuhanda wubatswe muri za 30 cyangwa se 1930 mbere yuko hubakwa undi utekanye wanuzuye mu mwaka wa 2006. Byabarwaga ko buri mwaka abantu hagati ya 200 na 300 bapfiraga ahangaha. Bishatse kuvuga yuko mu minsi 3 hapfaga abantu 2. Umuhanda mushya utekanye wuzuye mu mwaka wa 2006, gusa n'uyu nguyu uracyakoreshwa cyane na ba mukerarugendo, abaturage batabasha guhita bagera muri uwo muhanda mushya n'abandi batandukanye. Hari ishyamba rya Aokigahara, ni ishyamba ryo mu Buyapani. Rizwi nk'ishyamba ry'abiyahuzi, Suicide Forest. Iri shyamba riherereye mu misozi ya Fuji. Ikindi kandi rifite amateka adashimishije. Abenshi binjiye muri iri shyamba ntibongera gusohoka kubera yuko akenshi baba bagiye kwiyahura. Dore zimwe mu mpamvu bajyayo. Icyambere ni ahantu hiherereye cyane. Kabiri, abakurambere baho cyangwa se abakurambere bo hambere mu Buyapani niho bahuriraga n'Imana y'urupfu yitwa Yurei. Ibi ngibi rero bigatuma n'ubu ngubu hari abajyayo kubera iyo mpamvu. Gatatu, ni ahantu hakunze gukoreshwa muri ubwo buryo mu myaka myinshi cyane ishize, bituma bakomeza kumva ko bahakoresha. Kane, abantu benshi bakunze kujyayo baba bafite ibikomere byo mu mitekerereze n'akababaro kenshi. Muri iri shyamba leta yanashyizeho ibyapa byanditseho amagambo abuza abantu kwiyahura, arimo agira ati ubuzima bwawe ni ubw'agaciro, agira ati ongera ubitekerezeho neza, agira ati shaka umuntu muganira n'andi atandukanye.
Si ibyo gusa kuko habayo n'abantu baba bari ku burinzi n'abakorerabushake bahora bashaka abaturage kugira ngo babafashe. Ababyizera bavuga yuko hahorayo imyuka cyangwa se roho z'abahaguye. Ku ya gatandatu hari ikirwa cya North Sentinel mu Buhinde. Iki kirwa gituwe n'abasangwa butaka b'aba Sentinelese. Iki kirwa kandi abagituye ntibigeze bakorana cyangwa se ngo bagirane ubuhahirane cyangwa se umubano n'abantu bo hanze yacyo. Aba bantu bazwiho kwica umuntu wari we wese ugerageje kuhagera bakoresheje imyambi. Mu mwaka wa 2018 umumisiyoneri w'umunyamerika yarishwe ubwo yageragezaga kuhagera kugira ngo abavugishe. Leta y'Ubuhinde yabujije abantu kuhagera mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abahasuye n'ubwabo basangwa butaka. Ku mwanya wa 7 hari ahitwa Chernobyl muri Ukraine. Aha hantu habaye impanuka ikomeye cyane y'iturika riturutse ku makosa yabaye ubwo abasoviyete basuzumaga imbaraga za nucleaire mu 1986. Kugeza n'ubu ngubu haracyari uburozi bw'ibinyabutabire. Ibi byagize ingaruka kuri uyu mujyi wari mwiza cyane witwa Pripyat. Abarenga 49 bari bawutuyemo bahise bimurwa kubera ibyitwa radiation cyangwa se uburozi wita bwinjira mu mubiri w'umuntu iyo ahageze ku buryo akurizamo no gupfa. Imyaka ibaye 39 byatumye uyu mujyi usigara umeze nk'ahantu habaye ibihe by'imperuka. Nubwo harashobora gusurwa, hari ibice abashakashatsi bavuga yuko bidashobora guturwa mu myaka ibihumbi iri imbere. Ku mwanya wa 8 hari agace k'urupfu kitwa Death Zone ku musozi wa Everest. Everest nk'umusozi muremure ku isi ifite aka gace kitwa akurupfu. Aka gace ko hejuru muri metero 8,000 cyangwa se kilometero 8, umwuka uba ari muke cyane ku buryo bigorana ko uhageze yarokoka. Hejuru handagaye imibiri y'abantu benshi bagiye bananirwa kugaruka. Ikindi kandi kuyikurayo biragoranye. Aka gace kitwa Death Zone iyo umuntu ahageze karangwa n'ibyago byinshi birimo kunanirwa k'umubiri, gukonja gukabije no gutangira kubona ibintu bidahari, hallucinations. Ku mwanya wa 9 hari indake yitwa Mariana iba mu nyanja ya Pasifika. Aha hantu naho hateye ubwoba. Ni nko mu ndake y'imbere mu nyanja. Ni ahantu harehare cyane, hafite metero 10,900, hafi kilometero 11 z'ubujyakuzimu. Ni mu gihe mu nyanja zose ubusanzwe uburebure buba buri hagati ya kilometero 3 zonyine n'enye z'ubujyakuzimu. Ushatse kuhagera ari nko mu bushakashatsi mu masegonda make akururwa cyangwa se agasunikwa n'imbaraga z'umurengera zimwinjizamo iyo kure. Iyo uri hasi yo abashakashatsi bavuga yuko uba uri gusunikwa n'imbaraga zingana n'izi ndege zizwi nka Jumbo cyangwa se Jumbo Jets 50. Jumbo Jet imwe ipima ibiro 180. Bisobanuye ko iyo hageze bisa nkaho bakwikoreje miliyoni 9 z'ibiro. Akaba niyo mpamvu udashobora kubaho kereka ufite ibyuma byabugenewe bibasha guhangana n'ubwo buremere bw'amazi hasi yo ngiyo. Ku mwanya wa 10 hari Bermuda Triangle. Impande 3 ntekerezo cyangwa se imaginary triangle iboneka ku ikarita y'isi ihuza uduce dutatu twa Miami yo muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akandi gace kitwa Bermuda akaba ari teritwari y'Abongereza muri North Atlantic Ocean. Akaba n'akandi gace kitwa San Juan ko muri Puerto Rico nayo akaba ari teritwari ya Amerika. Aka gace kazwiho cyane kuba hari ibinyabiziga byinshi n'indege nyinshi byaburiwe irengero bikagezemo nta n'ibisobanuro bihari. Hari abatekereza ko ari imbaraga zidasanzwe, abandi bakemera ko ari ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere hafi aho ngaho. Kugeza ubu nubwo hafatwa nk'ahantu h'amayobera na n'ubu ngubu n'ahantu hakoreshwa cyane kuko niyo nzira ihuza Amerika, Karayibe n'Uburayi. Umwanya wa 11 ni irembo ry'ikuzimu ryo muri Turkmenistan. Ni hagati mu butayu ahari urwobo runini cyane ruri kwaka umuriro kuva mu mwaka w'1971. Byaje nk'impanuka ubwo abasoviyete bahacukuraga bashakamo gaze, ubutaka buratenguka bubyara icyobo kinini. Muri iyo minsi icyo cyobo cyajyaga gipfufunukamo imyuka ihumanya. Mu rwego rwo kubikemura bahita bacana umuriro kugira ngo bishire. Batekerezaga yuko uwo muriro mu minsi mike uzaba wazimye, gusa kugezana n'ubu mu myaka 50 ishize kiracyaka. Hashize imyaka irenga 50 iri rembo bise irigikuzimu ryaka rigatanga urumuri ruteye ubwoba mu butayu. Ku mwanya wa 12 hari umusozi wa Washington, Mount Washington muri Amerika. Uyu musozi ufite umuyaga ukaze cyane uhuha kurusha indi yose yaba yarigeze kubaho. Ufite speed cyangwa se umuvuduko w'ibirometero 371 ku isaha. Abagerageza kuwurira bose baba bafite ibyago bikomeye byo guhura n'imvura nyinshi, imbeho ikabije n'umuyaga uhuha ukavanaho buri kimwe cyose. Ku mwanya wa 13 hari ikirwa cya Ramuri muri Myanmar. Mu ntambara ya kabiri y'isi abasirikare b'Abayapani baratakaje maze bagerageza guhungira kuri kiriya kirwa cya Ramuri. Bagezeyo hafi aho ngaho hari ibidendezi byacyo, ndavuga icyo kirwa
igice kinini cyabo cyagabweho igitero n'ingona nini cyane zibasha kurya umuntu mu kanya gato. Abatangabuhamya babyumvishe bakanabibona bavuga ko bumvaga imiborogo n'amajwi ateye ubwoba y'abantu bari kuribwa n'izo ngona. Bitangazwa ko uko ariko kuribwa n'ingona kwa mbere kunini kwabayeho mu mateka. Ku mwanya wa 14 ni ikiyaga cya Nyos muri Cameroon. Mu mwaka wa 1986 iki kiyaga cyasohoye igicu cya carbon dioxide gihitana abantu barenga 1700 mu cyumweru kimwe gusa, kibabujije guhumeka. Abahanga bavuga ko kugeza ubu ngubu bishoboka ko byakongera kuba. Ku mwanya wa 15 ari nawo wa nyuma hari Oymyakon mu Burusiya. Aha ni ahantu hakonje cyane kurusha ahandi mu hatuwe ku isi, aho ubukonje bushobora kugera kuri degrees Celsius 67 munsi ya zero. Abantu bahatuye bagomba kuba biteguye kandi bafite ubushobozi bwo guhangana no kwihanganira ubu bukonje. Haratuwe kubera yuko agace ka Oymyakon gaherereye muri Repubulika ya Sanka, ni mu gace ka Siberia kazwiho gukonja cyane. Bitewe naho utuye cyangwa se ibyo wabuzi, niba nawe haraho wabuzi watwandikira binyuze muri comment. Wakoze cyane na Legend Date Mukunde. Komeza ukurikira ibiganiro bya JT Entertainment.